Impamvu umunani zishobora gutuma umugore atanyara. Ibyishimo bibonerwa mu mibonano mpuzabitsina ku bagore hirya no hino ku isi ntibyakunze kwitabwaho kugeza mu myaka za 50, aho abashakashatsi batangiye kubitekerezaho ari benshi. Ndetse wagiye usanga mu mico imwe n'imwe n'ubu bagica abagore imwe mu myanya ndangagitsina yabo ibafasha kwishima ku buryo bwihuse mu gihe cyo gutera akabariro ngo batazaba baca abagabo babo inyuma. Mu Rwanda ho kuva kera abagore bari bafite amahirwe y'uko abagabo babo baba bafite inshingano yo kubashimisha kuko habagaho igikorwa cyo kunyaza kuva kera. Niba rero bikunze ko umugabo afasha umugore kuzana amazi, ni ikimenyetso cya mbere cy'uko umugore aba yanyuzwe n'imibonano kuko adashobora kuyazana atanyuzwe. Gusa nubwo iki ari ikimenyetso cyo kunyurwa n'imibonano, ntabwo aricyo kivuga ko umugore agejeje ibyishimo bye ku ndunduro. Ariko se abagore batajya bazana amazi muri icyo gihe byaba bivuga ko batajya bishima? Hari impamvu zitandukanye zishobora kuba intandaro yo kutazana aya mazi ku mugore. Impamvu ya mbere, kuba umugabo atarabasha kumenya icyo yakora kugira ngo umugore we ayazane. Hari abagabo bajya bibwira ko ngo bigeze gukora imibonano mpuzabitsina n'undi mugore runaka ngo we akazana amazi, bityo babona abo bashakanye ntayazana bagahita bumva ko ubwo ari ntayagira. Hari n'abasore badatinya guhita bangana n'umukobwa bari bakundanye, yamuha bwa mbere ntayazane ubwo bakaba babyara nyabo. Ariko kandi abagabo bagomba kumenya ko buri mugore yihariye. Icyo wakoze kugira ngo nyirakana kayazane gishobora kuba ntaho gihuriye n'aho uzakora kugira ngo uwo mwashakanye ayazane. Bityo kuba utarabona yazana bishoboka ko atari ukubera ko atayagira. Icya kabiri, kuba umugore ataramenyera kwirekura igihe cy'akabariro. Hari abagore baba batarabasha kwerekeza ibitekerezo byabo byose kuri icyo gikorwa, maze ugasanga bitumye mu mutwe ahatirekura ngo hafashe imyanya ye kurekura aya mazi. Bivuga ko abagore bazana amazi bataragera imyaka 30 ari bake cyane. Iyo bamaze kuyirenza ngo baba batangiye kumenyera no kwirekura ku buryo bworoshye. Ku myaka 40, nubwo umugore aba arimo asatira gucura, ngo nibwo yirekura wese ku buryo umubare w'abazana amazi uba munini cyane. Ushobora rero kwibeshya ukaba wakwirikanira umugore kandi igihe cyo kubasha kwirekura akazana aya mazi uhora uhiga kitaragera. Icya gatatu, kuba umugore atinya kurekura aya mazi akeka ko yaba agiye kunyarira umugabo we. Ibi nabyo bibaho. Hari abagore bumva ayo mazi agiye kuza ariko bagatinya ko aza bakeka ko bagiye gukora umwanda ku buriri. Icya kane, kuba umugore azana make cyane atagaragara, umugabo agakeka ko ntayazana. Aya mazi adatangana ku bagore bose, bikaba bivugwa ko ava ku gitonyanga kugera kuri litiro. Ashobora kuza inshuro imwe cyangwa se zirenzeho mu gihe cy'umubonano umwe. Igihe umugore azana igitonyanga rero, umugabo ashobora kwibwira ko uwo mugore atajya yazana kandi imyanya ye irekura make. Icya gatanu, kuba umugore ahangayikishijwe n'uko amazi ataza. Uko guhangayika nako gutuma kwirekura binanirana, bityo kuzana amazi bikanga. Icya gatandatu, kuba umugabo akora imibonano mpuzabitsina agambiriye gutuma umugore azana amazi. Ibi nabyo bituma iyo mibonano ikozwe gutya iba mekanike, nta rukundo n'ubusabane biba birimo kuko hari intego itumbiriwe, bityo kubona ya mazi bikagorana cyangwa ntibinagerweho. Icya karindwi, kuba abashakanye batajya baganira igihe bari muri iki gikorwa. Kuganira igihe cy'akabariro ni byiza kuko umugore aba ashobora gusaba umugabo aho amukoreye hakamubera heza kugira ngo hagume. Iyo hagumye ahanini usanga ariho hari butume y'amazi aza kuko haba hafite ubwumvumve bukomeye. Ariko kandi iyo utamuvugishije, umugabo akomeza ahinduranya uko yishakiye agira ngo ibyo ari gukora nibyo byiza, kandi hava umugore akababara nyamara ntakome. Cya munani, kuba umugore ntayo ajya azana kubera ko imvubura ziyarekura zishobora kuba zidakora neza cyangwa nta nizo agira, cyangwa bitewe n'ingano y'imisemburo ya kigore yifitemo. Ibi nabyo ni ibishoboka ko umugore koko ashobora kuba atazana amazi, ariko kandi icyo abagabo bagomba kwishyiramo kuko kuryoherwa n'akabariro bihera mu mutwe, ni uko kuzana amazi atari byo biryoshya akabariro, ahubwo kugira ububobere buhagije mu gitsina nibyo by'ingenzi. Aya mazi rero umugore ashobora kuba yifitemo naho yaba atarayazana na rimwe, cyangwa se umubiri we ukaba uteye utyo akaba adashobora kuyazana. Nyamara ntibimubuza kuryoshya no kuryoherwa
mu mibonano igihe agira ububobere buhagije kandi nawe azi icyo gukora.